Igitondo cyiza abakunzi ba Rayon Sport TV, twizere yuko mwaramutse neza cyane, twizere yuko mukomeye cyane, twizere ko murimo muritegura kujya mu mirimo yanyu mumeze neza cyane. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, hanze diaspora, namwe mumeze mute aho muri hirya no hino hatandukanye. Twizere yuko rero ibintu bimeze neza. Ni Rayon Sport TV, amakuru y'imikino akagaruka cyane, amakuru y'imikino agezweho cyane, ashyushye, ameze neza cyane. Banza urebe ko wakanze kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru y'imikino agezweho, kugira ngo utazajya uyabona wakererewe, ufungure ako kazogera, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Abakanze subscribe muri abantu b'abagabo, turabashimira cyane, niyo mpamvu natwe amakuru tuyazanira ku gihe, kandi tukabazanira amakuru atohoje neza, agezweho, ameze neza cyane. Muti muri iki gitondo rero tuzindukanya yahe makuru? Muri iki gitondo tuzindukanya amakuru muri Murera, ibintu umva nababwiye ngo hagati ya Ferwafa na Rayon Sport ibintu birakomeye cyane. Ese Rayon Sport irahagarara kuko ku cyemezo cyayo? Icyo nzi cyo mu kanya hagiye guterana akanama ka nyuma ka Ferwafa kanzura ku bintu bya Rayon Sport na Mukura. Kagiye guterana mu kanya gatoya, ariko ibyumvirizo bihari, za ndani zihari, yemwe mwabantu mwe, turaza kureba niba Rayon Sport iri bubashe guhagarara ku cyemezo. Ndaje rero mbabwire ukuntu ibintu bimeze, ndaje mbabwire ibya Rayon Sport na Robertinho nabyo byafashe indi ntera, byabaye bibisi. Ndaje mbabwire muri staff ya Rayon Sport hinjiyemo abantu bashya mu buyobozi. Rayon Sport yatangiye kugenda ikora amaretushe, nyuma yuko iri kubona yuko ifite ibihanga, nyuma yuko ibona ko abantu bose kugenda biyoborera bigira mu madepartimenti atuzuye, ugasanga umuntu ari gufata inshingano adashinzwe, akazijyanamo akipanga akazi akajya kubivanga. Rayon Sport rero yatangiye kureba uburyo yagenda ibyo byose ibikosora, kuko iri kubona ko biri mu bintu biyiteza ikibazo nabyo. Twagarutse mu makuru y'imikino ashyushye cyane. Murabizi neza yuko hamazeho iminsi saga kuri match yabaye i Huye hagati ya Mukura na Rayon Sport. Match bikaza kurangira isubitswe. Ntago rero byoroshye muri Ferwafa na Minisiteri ya Siporo. Akanama gashinzwe imikino muri Ferwafa na Minisiteri ya Siporo bigiye guteranya mu kanya gato cyane kugira ngo birebe ukuntu ibintu bimeze. Ariko rero ikibazo kiriseriye cyane na n'ubu cyaburiwe umuti. Mukura yazamuka ikavuga iti, Mukura yatanze raporo ivuga ko ari kurusirikwi yabaye, kandi itangaza ko kurusirikwi yabaye mu kanya gatoya kuko amatara yari yigeze yaka yose. Ferwafa nayo yafashe intumwa zayo izohereza i Huye, ziragenda zijya muri stade ya Huye zireba ukuntu ibintu bimeze. Zirebye kuko zisanga habaye ikintu bita kurusirikwi, yohereje abatari cyane abenjeniyeri mu mashanyarazi. Bagiye barebye igihe iyo kurusirikwi imaze, basanga koko ni kurusirikwi igihe gito, ntago byahiye kera. Baranatohoza basanga Mukura koko yari yigeze yeseya ayo matara irayacana, kuko stade nk'iriya ntago ishobora kubaho idafite umuntu wa siporo uhari uyireberera. Ushinzwe Minisiteri ya Siporo aba ahari igihe cyose. Rero bagiye gukora ibyo bintu, bagiye kweseya n'ibiki, n'ugenda akabakingurira akamenya buri kimwe. Uwo muntu yari ahari arabakingurira. Mukura ngo icana amatara yose, ibintu bigenda neza, amatara araka. Mu masaha 8 Mukura irongera izimya amatara yitegura umukino wa Rayon Sport. Icyo gihe rero nibwo baje gucana amatara saa 11 amatara aranga. Ako kanama rero kagezeyo ko kugasanga iyo kurusirikwi yarabaye.
Mukura ikabaza ite se mutubwire uburyo kurusiriku yaba kuri stade Amahoro cyangwa kuri stade i Remera nyine Amahoro cyangwa se mwapere mwarangiza mugahana ikipe yari kwakira. Kurusiriku nitwe tuyiteza. Ese ko inkuba zimanuka zigakubita abantu biriya bintu bijya kurinde? Bijya kurinde? Ninde ubihanirwa biriya bintu? Biriya ni ibyago bibaho. Ati biriya ni ibyago bibaho ntago none muravuga ko ari twe twatwitse stade. Nitwe twayitwitse. Tubwire twahanishwa iki uretse no kuvuga ngo umukino? Kuko iravuga iti tuba twe twatwitse stade. Ntago twatukiranga hari abantu baba bafunze. Ko ntago bafata stade y'igihugu mwiriye ngo uyitwike umbwire ngo uri kwidegembya ntibishoboka. Ngaho ikirego ni mu kijyane mu nkiko banafunga abantu batwitse stade. Ko ntago twumvisha ukuntu turi buhanwe mu mukino hanze y'umukino ntiduhanwe kandi twakoze ibyaha byanakurikiranwa n'amategeko. Sibyo no gutwika stade niyo watwika inzu y'umuntu wabihanirwa nkanswe stade y'igihugu. Rero Mukura nyine yisobanura gutyo aribwo hajyagayo iyo komite iragenda. Amakuru mfite nuko yasanze koko icyo kibazo cyabaye cya kurusirikwi kandi kitaturutse kuri Mukura. Nibwo rero akanama kari bwicare ka nyuma ariko fununu zihari. Niba Rayon Sport igumye igahagarara ku ijambo ryayo, fununu zihari nuko match igomba gusubirwamo nyuma y'uko basanze ari ibibazo by'amashanyarazi gushya, atari ukuvuga ngo yanze kwaka biraho n'importe koma ku buryo abatekinisiye bashoboraga kuyakosora, bagasanga ni ikibazo cya kurusirikwi. 70% match bayisubiramo. Sinzi rero niba Rayon Sport ihagarare ku ijambo ryayo, sinzi niba biri bugende bite, ariko turategereje. Nabwiye ko amakuru ngewe nzajya nyabaha umunota ku wundi. Turategereje twumva ibyo Ferwafa buvuga na minisiteri, turaza kubahereza amakuru cyane byihuta agisohoka. Muri Rayon Sport rero Robertinho hahiye byakomeye. Robertinho yarasigaje amezi 3 muri Rayon Sport. Rayon Sport imirimo andi mezi 3 akaba amezi 6. Robertinho wari gutangaza ati njyewe ntacyo ndwaye, nta nubwo nigeze nsaba uruhushya rwo kujya kwivuza mwibeshya abanyarwanda. Iki ni bimwe bya Rayon Sport. Njye rero ni mu amezi 3 yanjye mumbereyemo, ubundi nigendere nigendere. Rayon Sport ndabazi, nabanye namwe, ni mu 3 yanjye mumbereyemo nigendere. 6 nyihorere nigendere, cyangwa se munkatishirize n'itike nigendere. Kuko mwakabaye mu amezi 6 ni mwebwe mu magaritse nimwe munsezereye, akabaye mu amezi 6 n'ibindi bintu by'ibihano birimo muri kontara yanjye. Ariko Rayon Sport twarabanye, buriya ni ikipe nkunda, igira abafana, nkunda abafana bayo. Vuga ati nkunda abafana bayo, ntago nkunda ubuyobozi bwa Rayon Sport kuko ntago bukora neza, ntibukora neza. Bityo mu amezi 3 nigendere, cyangwa se munkatishirize n'iyo tike z'indege nikomereze. Gusa amatike y'indege naho baca menshi nyine, menshi azenguruka. Rayon Sport rero icyumvirizo nateyemo imbere nuko bavuze ngo Rayon Sport ntago twiteguye kwishyura Robertinho. Twiteguye kumwishyura ati n'abakinnyi turacyabarimo ikirarane kandi barimo barakina. Robertinho rero ntago twiteguye kumwishyura, ntitwiteguye gutanga amafaranga yo kwishyura Robertinho. Akore icyo ashaka cyose. Uwo ni wa mwuka wongeye kugaruka muri Rayon kandi ibintu byari byatunganye. Sinzi ngo bimeze bite ubundi, sinzi ngo bimeze bite. Icyo ni cya kintu kizatuma wajya kumva Robertinho ajyanye Rayon Sport mu nkiko. Byashoboka kuko iyo mutoza ubundi amaze amezi 3 cyangwa se umukinnyi adahembwa, yemerewe guhagarika akazi ke kandi akagumya agahembwa. Itegeko rivuga kandi akagumya agahembwa ajyanye na kontara bavuganye. Tuzi rero ngo Robertinho biragenda gute nyuma y'uko bari kumubwira ko nta mafaranga bari bumuhe. Nukuvuga ngo ni miliyoni zigeze muri 21 tebe atari 2 mu mezi 3.
yabakaga 45 ariko yabwiye ati nimumpe amafaranga y'amezi 3 nigendere. Reyo rero iragira iti ntayo turi bukubonere Robertinho. Muri Rayon Sport rero baretushije, haje Irambona Gisa. Muramwibuka mwese, yari ari muri Rayon Sport, yigeze kujya muri kimwe cya kabiri. Muri kimwe cya kabiri ni kimwe cya kane. Rayon Sport yagiye kimwe cya kane cya Confederation, yari arimo Irambona Gisa. Ubu rero yaje nka team coordinator, niwe ugiye kuba ashinzwe ibintu byo hanze y'ikibuga, imishahara y'abakinnyi, ubuzima, mbese utuntu twinshi niwe ugiye kuba dushinzwe. Ubwo rero Sport yarebye iravuga iti wabibasha, uri umurigendi wacu, wabikoze neza cyane. Iyo Sport rero iramuzana imutereka hariya ngo abe abikora. Irambona Gisa nawe nubwo batatandukanye neza, bareganye, ariko ntari bizakunda. Twizere ko rero mukomeje kugubwa neza, twizere yuko imirimo yanyu mugiye kuyikora mubyutse na stamina mumeze neza cyane. Mukomeze kugira rero ibihe byiza. Amakuru y'imikino nakagaruka kuri Rayon Sport TV, naho mukanya komeza ukande subscribe, unatange share, ukomentinge, urayikinge, ubundi dukomeze twibanire neza cyane.